tubifuriza neza y'Imana, tubifuriza kugirirwa neza nayo nk'uko mubimenyereye tujya tubagezaho ibiganiro byiza. N'ubundi muri aka kanya tubafitiye umutumirwa mwiza uri imbere yanyu, turagira ngo atangire abibwira. Murakoze. Amazina yitwa Dusingize Maria Josepha, ndi umukobwa uvuka mu karere ka Kamonyi. Yego, nkunda gusenga. Naje ngo tuganire ku buzima nanyuzemo cyangwa se ku buhamya, kuko namaze kumenya neza ko ubuhamya bushobora kugira aho buvana umuntu bukagira n'aho bumugeza, kandi ni nacyo kiba cyatumye bibaho, kugira ngo tubwire abantu b'Imana imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Ubirimo nawe ahuguka cyangwa se yumve ko atari wenyine, yumve ko ibyo arimo hari uwabinyuzemo, ariko nyuma aza kubona ukuboko kw'Imana. Murakoze. Jose arakoze cyane. Kugira ngo dutangire, reka tumusabe abanze yasenga Imana kugira ngo Imana ituyobore mu buhamya agiye kutugezaho. Turagushimiye Imana, uri Imana yera, uri Imana y'urukundo, uri Imana nyembabazi, uri Imana ihambaye, uri Imana ikora, uri Imana itabara, uri Imana ishoboye ibintu byose, uri hejuru y'ibintu byose biri ku isi, uri hejuru y'ibintu byose waremye. Mana, ngushimiye ko wabanye nanjye mu rugendo rutabaye rugufi, ngushimiye ko wandinze ukabana nanjye ukangirira neza, simiranwe n'agahinda. None Mana Data wa twese, uyu munsi wa none nsengeye abarwayi, umuntu wese uri mu kigaragazo cy'uburwayi, uyu munsi wa none wamukozaho ukuboko kwawe gukiza, uyu munsi nawe wamugirira neza. Mana, uko wankuye ikuzimu cyangwa se uko wabanye nanjye ukankura mu burwayi bukomeye, uko wandinze ukabana nanjye, ndagushimiye ko uri Imana yabikoze. Ibyo ngibyo nabibonesheje n'amaso yanjye, ngo nubane nanjye mu kiganiro, ungire neza, umugisha wawe. Kandi wera wa Isiraheli, urakoze kumvisha isengesho mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ni karibu n'ubuhamya Jose. Yego, hanyuma naje kugira ngo tuganire ku buhamya abo Imana yankuye cyangwa se ibyo Imana yakoze ku buzima bwanjye. Jose ndi umwana wavutse, ariko mvuga ndi umwana utandukanye n'abandi bana, ariko nza kumenya nyuma y'uko hari icyo Imana yari imbitsemo, cyangwa se ari icyo yari ishaka kugira ngo nige. Bivuze ngo nize ishuri ry'umuntu kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 20 nyiga umuntu. Hanyuma navutse mu muryango w'abana 7. Yego, njyewe mu bana 7 ndi wa 6. Hanyuma mfite undi muvandimwe tuvukana twavukiye rimwe. Hanyuma njyewe mama anumwite, ukuntu Satani ajya yerekwa yuko umubyeyi atwite, hanyuma akerekwa n'icyo umubyeyi atwite icyo ari cyo. Abarozi hari ukuntu batekenika nyine, Satani arerekwa kandi anareba kure. Hanyuma aza kumenya yuko nubwo ndi kumwe n'undi, ariko nubwo ngiye kuvuka nzavamo se ikintu gikomeye, kandi dayimoni niyo ashaka ko umuryango wanjye ushobora kugira umuntu ukomeye. Ariko nanga ndashaka kugira ngo mvuge ngo iby'abana abantu batekereza si Imana itekereza. Hanyuma ndanashima Imana yuko yaremye abarozi, kubera yuko nize ishuri ry'ikintu bita umurozi. Ni nayo mpamvu naje kugira ngo tubiganire, nkomeze n'umuntu urwaye. Ni ahantu kuri Imana itakora umuntu. Hanyuma umubyeyi aza gutwara umwenda wanjye, arandoga, akadanyohereza imyuka mibi, kuko na mama yaratubyaye, atsemera kutubyara. Mama ntabwo yatwonyeje, yamaze amezi 6 mu bitaro kwa muganga i Kabgayi. Hanyuma tuza kurerwa na bakuru bacu, baraturera, batuba hafi. Urumva ntabwo twanonse, ariko turashima Imana ko yabanye natwe. Hanyuma najyaga maze kugera ku mezi 6 cyangwa se wenda ndi mutoya,
najyaga nterwa n'imyuka mibi najyaga nterwa n'imyuka mibi hanyuma uwo mubyeyi akajya anyohereza imyuka mibi ariko nyuma yaje kuza gupfa ariko apfa n'ubundi yohereza izo mbaraga bivuga ngo njye navutse ndi umwana ariko ngakoreshwa n'izindi mbaraga nk'abana nyine n'imyuka mibi yego hanyuma ku mezi 6 wenda nubwo nari maze gukuramo mu rugo baza no kumenya ko hari izindi mbaraga zikorera muri jyewe urumva umwana w'amezi 6 hari ibintu akora ukabona ko atari we utuntu najyaga nkora bikagaragara ko ari izindi mbaraga zindimo hanyuma mama yari umukatolike ariko nyuma aza kwiga gukizwa arakizwa kugira ngo abone rero ko ubuzima bwanjye bwarokoka hanyuma mu bakatolike nabo barasenga kandi nabo basenga Imana ikora mu mbaraga nkeya bari bafite cyangwa se mu isengesho ryabo basenga naryo rijya rikiza bitewe n'uko bizeye hanyuma mama akakunda kunsengera akakunda kumba hafi ariko urumva ibyo byabaye njye mfitemo mu myaka 4 kuko mama yavuye kwa muganga tugeze nko mu mezi 8 ubwo nari mvuze ngo aho yatangiye kunganiriza ndi kumwe nyine umwana bageze mu myaka 4 kwako natangiye nyine kumenyamo ubwenge noneho nza kuza gukura ariko nyine nkajya nterwa n'imyuka mibi kankoresha ibintu byinshi ngakunda kwirukanka se ngakunda guseka cyangwa ngakunda kugenda niganiriza cyangwa nkagira amahane atangana n'imyaka ndiho cyangwa se n'urugero ndiho hanyuma ngeze ku myaka 8 nibwo bwa burwayi bwaje gukura cyane muri njyewe hanyuma uwo mukecuru nawe akaza umurego ndibuka ko umunsi umwe yigeze kunyohereza imyuka mibi ngiye kujya gusenga hanyuma nza gufatwa ndwaye nsa kumera nk'umuntu nyine uba ugize ikibazo mu mutwe hanyuma haza kubaho nza guhamagara mama wanjye ndamugane mama ndagomeze neza ndi kumva ibintu byaje mu mutwe ariko iyo myuka mibi ijya kuza nabanje kubona ari umuntu w'umusaza araza nyine mbona antera ubwoba nyine yasobanvugisha ashaka kusatira ngo anike hanyuma nyine nyuma ye nkabona hari undi muntu w'umukecuru nyine nawe nkabona ari gushaka kumfata nyine ngo banige hanyuma ndangije mpamagara mama ndamugana mama ngo ibintu birakomeye mama ageze asanga amaso yamaze kugenda sanga nyine amaze kugira ikibazo gikomeye cyane mama arangije arasenga mama amaze gusenga hanyuma nibyakira ahubwo iyo umuntu arwaye iyo myuka abashaka ba muntu bamwohereje ya myuka umukecuru urumva iyo umuntu yakoze ikintu amenya icyabaye twagiye kubona arashuje yaje mu rugo ariko yagira ngo aze kureba ko ibyo yakoze byafasha ari we nyiri kubikora yes yagira ngo azarebe ko ibyo yakoze byangezeho arangije araza urumva abantu b'abakatolike rero bigirira urukundo haraza nawe adundaguza warasenga kumva uko asenga ari kumpakiramo izindi mbaraga hanyuma uko asenga ashizemo nk'isaha biza kurangira noneho ngeze mu rwego rw'uko ntari buvuge ariko impamvu ntabashije kubivugana iyo nza kubivuga nari kubibwira mu rugo ati dore uyu nguyu ni uko naramurebaga ariko nyine baba bafite tekinike impamvu yaje yagira ngo nabivuga hanyuma kugira ngo atumve icyo yakoze bamusohore kandi we ari muri tekinike kugira ngo akomeze akurikirane ibintu arebe ko nyine gahunda yigenda neza hanyuma mama ubwo ngubwo yemeje kugenda gutyo ndabunze barasenga cyakoze urumva bampaye ibi byose nabasha kunyura muri namaze kugwa down ariko sinzi amagambo umukecuru yavuze arangije arabwira mama atemereza ibiryo araza arangaburira uzikongabira ibiryo ndabirya ashigibishira amasaha 9 saa 8 no gushyira amasaha 9 saa 8 ndarindwa irumva bizaye bikomeye nza kumva akantu k'umunaniro ndangije ndagenda ndaryama nyine nkabona ari kunyiranye hanyuma nza kubwira mama ndamugana ko mama sukura mukecuru uriya ageza kuniga mu bicugo bya nijoro ese ko tuba turyamanye n'abandi bana nkabona yantwaye yanjyanye we nabona nageze we mama nyine aza kumenya ko umukecuru yari umukatolike ariko yasengaga muri umuryango wa remezo ndabyo bintu by'amashapeli kera kumwe bari bagira amatorero cyangwa se aho bahurira hanyuma umunsi umwe ndi mu myaka 10 twigeze kujya gusengayo yari afite icyuma kitajya kigerwamo n'umuntu noneho abantu baza gusenga nyine hari ukuntu bavuzaga ingoma ariko nyine hirya hari igishusho cya Bikira Mariya bacyambitse chapelet amabuje hirya no hino cyane
ariko nkabona so ku meza ngo bashize imineke se ibintu by'imbuto byiza. Nza kwibuka yuko nigeze naganira n'umwuzukuru ukuntu amutuma inyama za buri munsi, ndabaza si izo nyama bagutuma nibura uzirya, watereka da hati se umva nyine abana nta kintu baba bazi. Atariko rero hari n'icyumba mukecuru atajya yinjiramo, nigenda ndumva afite amatsiko yo kuzinjiramo nkareba ibintu bikiberamo. Uwo mwana noneho n'ubu twe turimo tubigana, uwo mwana aza kwinjiramo, yinjiramo asangamo nyine ahita ahura n'inzoka 3. Iyo nzoka yaranamwirukankanye, acika hano ku gahanga, agira ikibazo gikomeye. Uwo mukecuru atazayirukanka yumva umwana ari kwana, ati wari ugiye kugira mute se ubundi, ibintu byose birakomera. Noneho uwo mwana arakomera nyine, umva yahise ava amaraso aradodobiza. Papa we urumva hose nawe ntabwo yari abizi, aza yirukanka nyine bamenya ibyabaye. Hanyuma umukecuru agira ubwoba, bajya no mu buyobozi. Ubuyobozi bageze iwe aho barashya, ahita ashya. Ubuyobozi buje nyine baramubura, bamubuze, abantu baza kumenya ko akorana n'imyuka mibi. None ndimo mvuga ukuntu nyine icyo gishushanyo cyabo nyine bagigaburira izo nyama. Nirumva nyise si cyo kibi, kuko urumva bo cyo gishushanyo ari Imana yabo barakiramyaga. Yashusho ya Bikira Mariya bariko yabaga, mujya muzibana mu Katolike, yo barayiramyaga. Hanyuma bamara kuyiramya noneho igakora nyine izo zeste zose, ayo mabuje yose. Urumva yari afite kondisiyo, hari ukuntu umuntu akorera Satani. Hanyuma umuntu ukorera Satani hari ukuntu ajya agera muri ka yuko nyine nawe agera muri crise. Hanyuma iyo ageraga muri crise akabura zabuje ko yaramenyere kubigira no kubigaburira za nyama, ugasanga byagize ingaruka kuri we no ku bana be. Ugasanga abana be bameze nk'ibizezenge biraho ngaho, nyine ukabona nake hahandi, kuko dayimoni uri yitunze warayimenyereje kurya. Niyo hano usanga umurozi nyine ahora higa abantu kugira ngo urumva niyo banyoreje imyuka mibi, bakayinyoreza imyuka mibi, uko byagenda kose n'inza biraza kumvomamo amaraso, bibona ikibitunga. Kuko hari n'igihe numvaga nashaka ibiryo, hanyuma nkajya kuko numva shonje, ariko nkumva amajwi ari kumbwira ngo jya kurya. Ubwo urumva byabaga nyine, urumva nyine iyo byabuze izo nyama niyo handi babyuhira mu bantu, kumva ngo umuntu bamukubise ihembe rya, ubwo umuntu yabyaye umwana ari muzima, nyuma atangiye kuzana izindi gahunda. Ariko wajya gusenga Imana ikakubwira yuko hari imyuka mibi. Twigize abantu bazi kugenekereza bakavuga ngo nta myuka mibi baho, jya uceceka kubera yuko ubutaza amakuru. Hanyuma unubyumva nubwo byabayeho unabifitiye gihamya, hanyuma uzabanze uvuga ko imyuka mibi itabaho. Imyuka mibi baho, ikuzimu babaho, abarozi babaho, abapfumu babaho, ibintu byose nyine byose birahari. Ariko nyine ukumva umuntu ngo hoya bibaho, kuko ngiye byambaye naje kugira ngo mbikubwire, hanyuma nagukure muri icyo kintu uvuga ibintu uzufitiye n'amakuru. Nanjye sinavutse, ntabwo nigeze mvuka namuga icyaha, nta nubwo ari n'iby'ababyeyi. Ariko ababyeyi bacu bajya babigenderamo bakabaroga, kugira ngo umunyeshyara akaza akamuroga kugira ngo atazagira umugisha. Kandi murabizi ko umwana iyo yakubereye umugisha gushyitsa ahantu hakomeye cyane rwose. Rero ibyo byari mu mugambi, ariko ndashima Imana na Satani yarasebye, n'ubundi ahakomeye nzahamwicaza, kuko nahangaha nicaye. Ubundi akomeye naje kuvuga imirimo y'Imana. Iki ngiki nicyo gikomeye kuruta uko natunga amataje, kuruta uko natunga iki. Ninkubwira imirimo y'Imana, nawe urwaye cyangwa se uri mu ruhirero, uraza kumva Imana, hanyuma wumve ko Imana igukunda. Noneho uwo mukecuru yagiraga imyuka mibi agakunda kunywereza mu bicucu bya nijoro. Hari ukuntu wabaga aryamanye n'abana ngo buriya rero najya mubwira ngo dayimoni arakora cyane, ngo uzajya kumuhungira Tanzania, ngo uzajya i Kigali. Uburozi cyangwa se umurozi yakuroze ni imyuka, ni umwuka nyine, ni umuyaga. Naryamaga mu bana 7 nkabajyamo hagati, ngo yaba n'igihe batsindagamiranaga umutwe. Dayimoni ntijya yibeshya rero izina. Niba ari Jose bayitumye ni Jose. Niba bambwira ati genda umufate umusohokane, biragufata bikagucerekemana, bikagusohokana hanze rwose. Hanyuma kubera ko Imana ari icyo yavuganye nawe, Satani ko guhiga niko Imana nayikora. Noneho akabyohereza, nkashiduka nageze inyuma ku irembo hafi n'urugo rwe. Ariko urumva imirimo y'Imana wasohotse hahandi wari uryamye. Yego. Gahitamo amagana mama, nini mama nibiranjyanye rega. Niyo rero ababyeyi Imana ijye bamugisha. Ariko nabo sibo, ni Imana ikorera muri bo. Uko nabivugaga gutyo, nagiye
hanyuma iyo nabaga mvuyeyo nagendaga nkajya mu bandi bana nkumva ndi kuhagira igitondo bwaracyaga nkabona meze nk'umusezereye hari igihe ufite umwana ukajya ugira umwana ukabona nyine maso ye ukabona nyine urarangaguzwa n'iki buriya afite izindi mbaraga afite iyindi myuka iba yamuteye wari n'ukuntu ugira umwana utavuga ukagira ngo ni ubwitonzi kandi hari imyuka mibi imubamo kutavuga hari amajwi menshi aba ari kumva akumva nta kintu mwavugana nanjye uko niko nabaga meze iyo nabaga ndi muri iyo ka ntabwo navugaga kuko nabaga mfite izindi mbaraga andi majwi ndi kuganirizwa nayo hari n'ukuntu ugenda mu nzira bakavuga ati uyu munsi wabyutse uri muzima rero uyu munsi uze gucika iwanyu ugenda kwa mama wanyu ntubibabwire kugira ngo bigende bigutsindeyo nkagenda najya kuri robine bikambwira ati ujya kwidumba ahantu mu mazi urabona mu cyobo bishaka kuwusindagiramo ariko Imana n'ubundi nkajyamo ariko Imana ikabana nanjye ndagira ngo mbwire ngo iyi Imana yakuvuzeho ikintu ubundi Imana yikuremye hari ibintu ibera mbese niyo mpamvu nkubwira ngo nugera mu kigeragezo ugasakuza ndaguhana ijya wihangana nanjye ku mezi 6 narihanganye ndageragezwa nyuma maze kugeragezwa ariko nza kubona imirimo y'Imana sheze ngo ndagira ngo ukomeze nkubwire ngo nurwara jya ushima Imana yuko warwaye uyibwire ngo Mana nubwo ndwaye ibingibi bizari mu mugambi wawe kandi iyi ndwara ndwaye si yo kunyica ahubwo iyi ndwara ndwaye niyo gukomeza abantu niyo kuzavuga imirimo y'Imana hanyuma umuroza akagira isoni agakorwa n'isoni noneho ikintu cyitize kuntera ubwoba nigeze kuba ndi mu rugo mama za kugirana ikibazo na papa mama za kwigendera ariko aho yaramaze gukizwamo yakijwe muri ADPR aho bita Murara arabatizwa mu rugo itabivuga butumwa natwe turabatizwa urumva acika ya karande yo kudasenga twinjira muri karande no yo gusenga noneho yabyohereza agasanga turashinganye ariko bikangira kubera ko Imana yabivuze yabyemeye ndagira ngo mwisikira ngo hari isengesho utasenga kugira ngo wawe adapfa niba Imana igomba kumucyura agomba gupfa niba Imana yemeye ko iryo hembe rimugeraho riramugeraho urasenga kugira iyo usenga ntago ari riri utuma ritamugeraho iryo usenga ni riri butume rimurinda hanyuma mama agasenga ariko yarabize njyaga ni mu gishanga rigeze kumusanga mu gishanga arimo guhinga ndayimonera ngo ugende uhita wiyasa mu suka mama arayizamura neza shiduka nageze munsi ye ayizamuye niyayinkubita ahubwo nyine isa nk'uko yihusha ariko si uko abadayimoni batashaka yinkubita ahubwo ni Imana yakinze akaboko ako kanya nahise ngo hasi nguye hasi mama aramfata tugera mu rugo tugeze mu rugo amagara umupapa turasenga Imana twari duturanye ahageze asanga birakomeye kuko yaraje njyamye mu cyumba ni ibintu mvuga byabayeho ujye utera komenti unavunde ibyo uvuga nyine uvuga ati yego kuko sinaza kubwira atamvuga ibabo naje kugira ngo mukomeze banagira ngo mbwire abantu bajya batera amakomenti batukana nagira ngo mbwire ngo isi urimo si yawe kandi isi yageragejwe na Satani kandi turi mu isi nyine mbese y'umwijima ibi byose byemera yuko bitugeraho hanyuma uwo mupapa yaraje mw'abantu b'Imana yaraje asanga amaguru hejuru amaboko hasi agira ubwoba rero buriya byo gusengera umurwayi ujye ubanza wiyumvemo imbaraga numara kwiyumvamo imbaraga ubanza unihana ibaze ko ngewe nabyeretswe yuko agiye kuza nk'abati ni kakagabo kagiye kuza se ni kariya wapi nuriya domini ni kareka dayimoni arerekwa ahageze araza noneho kugira ngo bihite bimwereka ko biseriye amaguru byaramubwiye ntabwo turi bugende wowe kereka n'uwihana biratangira biramurondora bimurondora aragenda arihana yihanye arazahangana nabyo cyakoze bicika imbaraga yego buriya abantu b'Imana barageragezwa ariko ubwo byari isomo nawe kugira ngo yige naho waba watukanye naho warebye umuntu nabi n'ujya gusenya umurwayi ubanza bene ko dayimoni ararondora ushobora gusambana ukaza kuwusengera bakakurondora ugasebera mu bantu kumva ukozwe n'isoni no amaze kuza arasenga dayimoni kajya byivuga twaje mu kirago gishaje twaje kukica nariko ubwo amashuri tutize kazigera kayiye dayimoni z'ubwenge nta nayo nize ko yego ntabwo nayize nashatse kuhakubaza ubwo se muri iyo myaka wa mugani wabashije kujya mu ishuri
oya ntabwo nagiyeyo nkuze ndi mu myaka 8 nabo nkirwa nicariye mu makawa yewe na deregiteri yaranze narananiranye ariko ntamenye ko ari izindi mbaraga zimbamo urumva iyo nageragayo iyo nabaga nagiriwe amahirwe nkagera mu ishuri ni inkoni natangaga gusa ntabwo amasomo sinakwitiranaga ni inkoni ninde warwanye ni Jose ninde wakubise abana ni Jose ninde wananiranye mu bari mu ni Jose nyine nahoraga umva nyine n'umwarimu napfa tikaraga koga karatonaniye umunsi umwe bamutuma umubyeyi papa abantu mapapa abati rero sinzaza tuyu mwana ariko tumutoze gutyo no umurwayi wacu ariko nyine mujye mubyihanganira umunsi umwe nari ndi ku ishuri nicaye mu ntebe dayimoni araganira dayimoni wo iyo aganira nawe uri inyuma ntaba yumva hanyuma ari ukuntu bajya baza muri siyansi bakaganira nawe mu mutima ati se mukobwa ati se waje kugira ute ati uyu munsi urapfa uyu munsi bagututumye ngo tukwice kagira inkuru kandi ngo nturi buri usubize tumufite n'uri bubwire ni muriganiriza wo mwishura abandi bazingura hari kasubira biza kumfata numva ikintu kiramfashe buri abademoni n'imbyuka numva binyujije muri grillage neza nseseramo ndarenga no mu rugo nkumbaze ngo nagezeyo gute ariko imyuka urumva ni nkuko bakoherereza ihembe gatari gufata umutwe ugahita ugagara nanjye ubwo barayinyoreje ni mu ishuri ndabyuka twe tugiye gukora ikizamini cy'imibare noneho nakundaga imibare nari nyizi nari umunyabwenge yo nabaga mfite agahenge nari umunyabwenge ariko ndashima Imana amashuri yo mu isi nayo nize yo mu ishuri ariko nize yo mu mwuka yego urumva amashuri y'ibigeragezo narayize nibyo naje ngira ngo mubwire nahereye muri maternelle ndazamuka ndanagraduating ikanzu nge narayambaye wamya ni burebure ntabwo tuvuge bwose tuzagaruka tuba tugira ngo tumenye ngo twatangiriye kugira ngo nyine uvuge neza udafite impumu nyine kugira ngo Imana basobanukirwe n'ubirimo rega avuga ati nabonye Jose uko nabonye Jose niko umwana wanjye yari ameze nanjye nizeye ko azakira hanyuma ntabwo nize n'ikizamini cya leta nari ngiye kugikora numva nasimbukaga nyine narigaga nyine nkimukira ubuntu nk'uko abandi bimuga ariko nyine Jose nta kizamini nakoraga byaravugaga ngo amashuri tutigeze twiga ntabwo uzigera uyiga ibyo babivugaga banjyanye mu masengesho ku musengero bakabwira mujya mubibona ko bari gusengera abarwayi amashuri tutize se niko kazayiga rega kakana ni akanyamugisha kazakiza iwabo kandi si tubishaka ni dore ni wabo ariko ntabwo tubishaka n'isambu bafite tuzayibambura none ajya ngo mubwire ngo ntugatinye satani jya utinya Imana yonyine nutinye satani utinye Imana ndashima Imana ko nabanye na dayimoni hanyuma Imana yagira ngo izambone ifate imbone neneho ikindi kintu gikomeye umunsi umwe mu buzima bwanjye amateka nazigera nibagirwa nigeze najya mu isoko wapi nari ndi ku ishuri nagiye kwiga tuzashusha Demon yambwira ati rega taha ntabwo uri bushushe nk'abandi izembera njye narisohokeraga nk'umuntu nyine w'umusirimu rwose fata bag yanjye nta n'ikintu wazaga umbaza kuko numwambwira sindi bukumve suri bunsubize inyuma sinumve ko mfite izo ndi kuganira nawe nawe ufite ibyo nyine uri kumvugisha nyisimare mwitsohokera n'umuntu w'umusirimu wambwira nkakureba nibura ukagira ngo nakureba serekada inkoni zaza urakubita udahari koko noneho umunsi umwe nigeze kuba kuri nyine nagenda nicara mu ikawa niganira n'imyuka amajwi aranga ni dufite ababyeyi bajya bagira abana bakagira ngo bagiye ku ishuri bikirirwa mu makawa cyangwa se bakirirwa mu nzira hanyuma dayimoni kuntu ari umugome umwana agatahana n'abandi ati umwana avuye ku ishuri ati reka uzana turebe buri munsi agasangamo 0 kumbi dayimoni yamukosoye hari ukuntu najyaga nikosora nkihaterebye kera urabizi ko kera bajyaga ngo yacyuye ikirayi ngo yacyuye gudu dayimoni z'ubwenge ariye najyaga mbikora mu rugo nyine nagerayo ati rero uyu muntu afite imyuka mibi ifite icyizere ati rero mama ntabwo uzi ibintu byabaye atuba abarimu nabazengereje ibintu byakomeye ati kagira inkuru rero atuba amanota ati ikayi yanjye hari nyine cyageraga nyine nkagira amanota hari igihe cyageraga dayimoni kamaze dayimoni igiguha amapeti noneho umunsi umwe urumva narivuye ku ishuri nyine nditahira mbwira mama ko nagize amanota meza ngeze mu rugo ndabaganiriza nagiraga story nakunda kuganira
umukobwa mwiza wa nkunda kuganira nyine naga nifitiye agahenge ariko nkanigirira icyizere nubwo nari nzi ko icyo kibazo ngifite umunsi umwe maze kugera mu myaka 15 ndangije mbwira Imana ndavuga ngo ma ubundi nteye uko abandi bateye wandemye uko abandi bandemye icyo gihe ntabwo ufite igisubizo cy'Imana niyivuga ntumva ntabwo wabyumva kuko ari ishuri Imana ibishaka ahubwo okay aho kugira ngo nyizwe ahubwo nkigira muzima nyine nkajya mu byo nuko aho dayimoni anyoboraga niho najya umunsi umwe njya gukora akazi ahantu ariko ngezeyo nari ngiraga igikundiro umubyeyi arankunda batuye ari ku Ruyenzi bankunze bashyira mu ishuri sinababwira gahunda Imana ikirama agahenge nibura k'amezi angahe ndiga nari nzi ubwenge cyane nari nzi ubwenge numvaga imibare ku rwego rushimishije ngeze ku kigo barankunda abarimu n'abanyeshuri numva narasabanaga ariko nkagira amahane nararwanaga iyo wankandagiraga naragukubitaga kubera numva nari nanakomeretse n'iyo myuka y'amahane nagiraga hanyuma noneho ndangije bandihirira ishuri ariko sinamenye ko nabo bakorana n'imyuka mibi ubwo abaye wa kangahe abaye wa kabiri nabakize mu ishuri ukuntu yankunda abantu njya kumenya ko bantambye nza kumenya ko hari n'umwenda bamaye w'ipantaro iyo pantaro barayimaye maze kuyima njyana gusenga aho basengaga si ngombwa kuhavuga hanyuma nanjye mpindura idini mba nyine nanjye njya mu dini basengeramo nk'umwana nyine ntajya nkurikira ababyeyi ariko Imana ireba abantu batareba nza kujya gusenga ahantu mu bitare umukozi w'Imana asanga yavuye i Kigali ninjye ategereje mageze ahita ambwira message zanjye ngo ati umwana mureba ntahari yibera ikuzimu ibitekerezo bye biramubapfu ubu dufite abantu bajya mu marimbi ukajya urota ngo runaka wapfuye jya umenya ko icyo gihe wafashwe rwose nurota ngo amahembe ukarota abantu bagutera ukarota uparanguka mu marimbi yego isura yawe irahari ariko ibitekerezo ntibihari ese nibundi n'Imana iyo igiye gutwara kidatwara ikibiri kitwara roho na satani ko iki kibiri ko kiribwa n'imonyo n'ibindi byose satani waraza ukimara kurimbuka aza kwitwarira ikibiri kigeze kuzimu gihenda ku muntu iyo ugihindutse umuntu ni ya roho ya wa muntu iza kuza kugutera ugasanga iri kurwanya abana bawe nawe ubwawe iri kukurwanya ugasanga bari kugusambanya ibintu runaka bitandukanye yego noneho ubwo ngubwo urumva icyo gihe ndi mu rugo nyine navuye ku ishuri nari ndimo mvuga ko navuye ku ishuri dayimoni nambwe atuye umunsi turaza kukwica wowe uze kugenda iwanyu mu masaha ya saa moya ujye urabona toilette zo mu cyaro n'ibiti uragenda wowe use nk'umanuka siko byabayeho narabikoze ndagenda ndamanuka urumva ko simba niyobora nanjye mafite izinyobora urumva iyo bikuyobora ukora ibyo bikubwiye ubwo aho ngaho ni nyuma y'uko uhura n'aba mukozi w'Imana mu bitare cyangwa n'imbere utarahura yego nyine nurumva twavuye gusenga nyine nibwo yabimbwiraga yego kuko nyine yego nyine narindi aho ngaho nyine nakoraga ariko nza kuza kurwara nje kurwara biza kwa ngombwa ko mama sura bagira ngo ndwaye malaria kuko mama urumva umubyeyi afite igihunga cy'umwana kuko ntabwo yarabizi neza ko indwara ndwara itemere kujya kwa muganga haratekereza bati niba mutera urushinge rwaye imyuka mibi aragaga mama araza turabaganiriza aranabishimira aranabatura noneho mama asigira amafaranga 1000 nafite umusaza wanjye barakuriyanza ngiye ubwo nabaga nyine ni muri ziranche zagihara kuno mita nyine nega ndataha ariko kwari kugira ngo yari Imana banajya nkubwire ngo Imana iradukunda kandi dutunga mu buryo butunguranye cyane nubwo dayimoni abakorera mu muntu ariko ari Imana yavuganye nawe gikomeye kuko icyo abadayimoni bakorera muri we birangije none ndangije ndagenda ngera mu rugo ubwo urumva uwo mukozi w'Imana arabimbwira ukuntu banamze iyo pantaro ibintu bankoreyeho kandi koko niko byagenze kuko banabimbwiye ariko nyisiramye tagete bimaze kuba nyuma yaho nibwo urumva nta n'igikuru nari mfite kubera izo mbaraga ko muzajyaga zinywa amaraso umunsi umwe kugira ngo umenye ko izo mbaraga bazinejeje ijwi riraza rirambwira ngo umunsi uze gufata icyuma wikebe ufate cyane ntabwo nagiraga amabere nkunda kubivuga nagize amabere nguze nabanje nagize amabere nkuze ariko nkumva ni ibintu nkunze umunsi umwe
tinazafata uzafata icyuma wikebe noneho amabere azaza kuko dayimoni ni umugome ariko hari ikindi kintu bashaka ni amaraso yawe bashaka iyo bayabuzemo ni kwa kundi Imana iba yakinze akayira kwa kundi biza kuyakonka buri munsi bikayabura rero iyo biyabuze byo bishakira inzira ukuntu uri bujye mu muhanda ugakora impanuka icyo gihe bari abantu bakora impanuka batezwe hari umuntu ukora impanuka nyine hari tageti dayimoni nyine bayimutumyeho kugira ngo uze kubona amaraso y'uwo muntu noneho urumva we yashakaga amaraso yanjye niyo hantu usanga umuntu agenda yuma akarya akuma hari n'abo bibyibuhisha bimaje kugenda gutyo so uwo mumama nyine ndabimenya ngeze mu rugo barabimanurira so nari narapfumuje amaherena abura amaherena ni mabi ariko impamvu bari bayanyambitse umunsi bafite tageti y'icyo bakoze amaherena bambwirije ibintu baritongereyemo nza kumenya n'umuntu wambara buri amaherena nza kumenya buri ukuntu amaherena naho ava numva bineye kwibaza bayanye igihe urumva ibyo nanje kuri nyambika so abanje no kuza kwanga gukira aho bafumuye none ndangije nditahira nyine ndavuga ni sinzasubira ahantu n'ubundi ndarangarira n'amajwi yaho ndasinziriye ndaranifitiye ubwoba ariko bwari uburyo bw'Imana kugira ngo indokore hanyuma umukozi w'Imana amaje kumbwira ukuntu banambye nyine nditahira na mama tugenda tubiganira sinigeze nongera gusubira ntabwo nasubiyeyo aho ngaho Imana ibirandokoye noneho ndakomeza ndakura numva narwaraga imyuka kuva kuwa mbere kugeza kuwa nyuma nta buzima nagiraga nahoraga mu masengesho ninde wagiye mu masengesho ninde wasariye mu biterane ninde wagiye mu kuririmba agafatirwa mu rusengero ni Jose kumwe nyine bari gusenga bari dayimoni atinya amasengesho hari ukuntu gusengera nyine ugahita ubona abantu batangiye kwigira gutya nyine ukabona nyine umuntu urimo mwuka w'Imana agahita abona ko umuntu afite dayimoni no so nubwo buzima rero nagiye nyuramo ariko Imana ikagenda ibana nanjye ikandwanira ikandinda iherena rero umunsi umwe bigeze kuza kumfata bifata nyine nambaye ayo maherena buriya najya ngo ngiye dayimoni gufasha ufite mu bimenyetso bimwe byabo kugira ngo ikuvemo biragorana kuko ufite ikimenyetso cy'ikuzimu dayimoni yikurebye kubona mu babo ubu dufite n'abantu birirwa birukanka mu zumba bakajya mu barangi bakabateza ikintu bita imyuka mibi iyo myuka mibi kandi ikabokamamo kugira ngo ikuvemo bikagorana kubera ko wambaye ipantaro wambaye amaherena ufite imisatsi njye ubwanjye nigeze narwara ariko dayimoni nkabona iri kusuka nyine nkabona iri kunciraho ububasha bw'imisatsi nkabona iri kunsuka nyine nkabona ikimama cy'ibisatsi hari n'umuntu ugeze kuza kunteraho umupapa nyine mbona afite ibintu by'ibisatsi n'ibyanwa bigeze ndavuga ni burya ese kuki ikintu cy'ikidayimoni kiza mu ishusho nyine nk'iyo ngiyo urabona n'ibisatsi ibintu ukabona ibintu biteye ubwoba ubwo nari ndimo nyine mvuga ukuntu nyine ayo maherena nagiye kubona mbona umukobwa rwose keza kananutse kaje kambaye iherena by'amaherena bambara atendamaye araza aransuhuza tibiti mbona amayi karibu haza abakobwa babiri we yabanjaza mbere aransuhuza amikaze amakaribu mbona abakobwa bafite ibikombe Diko seniya nyine zindi z'abasirimu nziza abaserivi bakoresha muri service bari ku mubukwe mbona ibikombe bibiri by'amaraso cyangwa ni fanta abantu b'Imana ndabinywa baje kubinywa inyuma hari umukobwa yari afite iparatirigo inyama by'inzoka barambwira ngo nimbirye yego kuko ari groupe nabayemo bansengeye yitwa bahetse ibintu by'Uwiteka abakozi b'Imana bamagawe n'Imana ubwo bari kunsengera nibwo dayimoni yamenye ayo mabanga ukuntu nyine ngewe kuko niyo bari kugusengera ayo maraso urayacira ucira ibintu by'Imana nze nta muntu wabona basengera akagicira amaraso n'ivyo binyama rero narabiciriye bansengeye hafi ibyumweru 3 Nino reka mvuge yibanze hafi mu byumweru 3 nza kuza gukira ariko mbatekereza situation ukuntu nabonye abantu bambaye amaherena nkabona ukuntu nageze ahantu badatuye abandi bantu badasanzwe ko nigeze nabona umukobwa mwiza hejuru ariko hasi ari inzoka ubundi mbona umukobwa mwiza uteye neza hanyuma hejuru ari inzoka mbona abantu bakina rusimbi bakina amakarita bakiba nyine kuziko ikuzima butwari
kuko iyo ubwenge bwawe bawutwaye mu gihe abanyamasengesho bari gusengera cyagiye ukiri kuzimu uri gucira ibyo bintu wowe uba uri kuzimu komite ibintu byose uri kubibona nza kubona ibyo bintu aba bakobwa numva ngize ubwoba kuzimu hatuye abantu kuzimu aba bantu rwose benshi batandukanye noneho nabonye ibyo bintu byinshi bitandukanye mu bakina usimbi mbona ukuntu batukana kuri ako abantu bakina amakarita batukana biriya bitutsi mbona uburyo cy'abantu b'Imana ukuntu badufata cyangwa se abantu turi mu isi ahantu satani dufatira hakomeye urabona binyuze ku bantu bari kurwana uko ugahagarara buriya cyagiye uri kureba umukino wa satani hari igihe wahurikanyiriza ugasanga bagukubise ibihe bitari ngombwa kiriya gihe satani uba yagusabiye aho hantu wagera aho bakina urusimbi ntubishinzwe ntunabikina ukogeza uko wageza niko satani ari kugenda agukura gake gake nawe akaba aragufasha wabona uwatsinze ati nanjye ejo nzajyayo tayari ukaba wabaye umumembazi w'ikuzimu utabizi ukajya ugenda ugira ngo uri umuntu hari ibintu dukora nyine by'ikuzimu bikanatugiraho ingaruka ariko kubera gusenga Imana ikagenda ibana natwe noneho ibyo ngibyo maze kubibona natunguwe no kubona wa mukecuru yaje kugera warapfa nza kumubona none utayararya ahantu nagira ngo ngure muzakora satani ariko zaguhimba inkoni kuko yagiye kuzima agacirisha imbaraga hari amafaranga runaka bemeranijwe kuri nge kuko nge buri munsi yatangaga miliyoni kuri nge bagatanga 100,000 akagurisha isamu ngo mpfe akanjyana mu bapfumu uwo mu mama yamuritse kwa Roze 48 bose yarenze apfa nta numwe wigeze umbona nari rumwe nza guhura nawe mbona hana ryamye satani bana wahimba nabi ko yaramaze gupfa we yarapfuye nge naramubonye ari mu nyine apfa aho aryamye nagwize ndi mwisi ndakubura ariko nakumuritse abandi bazakunzanira ati nubwo nanjye hano mura nkubitwa uzi ko warakubitwa kuko hari ukuntu yagiranye na satani isezerano ryanjye mu gihe atarambona nawe nyine ahora kubitwa izuburetwa zuko atigeze ambona impamvu atambonye nuko ndi kuvuga imirimo y'Imana impamvu ndi kuza kuvuga ibintu nuko Imana yabinyemereye kuko satani nge namaze kumucika sinyiro wa satani ndi umwana w'Imana rwose ntabwo ngira umwana mu satani nge ndi umwana w'Imana uwo munsi ndangije ijwi rinzama ariko ni iry'Imana ndangije ndirimba indirimbo ndaho ngaho muriho nyine negeranye nawe ndaririmba iby'Imana ikora biradutangaza na n'uwabimenya uko biri wari kwita mbyino ko iby'Imana ishaka ari ibyo nkwiriye gukora nkabona ari gushikagurika ndavuganira ndirengera ndigendera hanyuma umukobwa mbona abakobwa benshi kumwe bazavuga ni ngo bro ngo man ari imvugo abantu bihaye ujye uyivuga umenye ko uri umukozi wa satani n'ubutanakijijwe jya umenya imvugo uvugana nazo niba utari wikuzimu uvuga ibyo ukuzimu gute ngo bro ngo umva mani gengi ngo umva tafu ngo umva mani ibintu nyine by'abisi mbona abakobwa barimwe bari muri taci zikuzima abayo taci we bari muri taci bibereye mu byabo ngumva gara ngumva ngo be ngumva se ngo wi yiruka bari mu tuntu n'utundi baraza basaga imbere gatoya ndagenda ninjira ahantu mu cyumba ese mbona ibintu bidasanzwe mbona ukuntu hashyushye buriya hari ukuntu umuntu yigera mu kabari ngo bakoresheje anniversaire uwo murokore ukajya mu kabari no mbona nyine ukuntu bari ibirori by'anniversaire mbona ukuntu bari gusavinga abo bakobwa urumva bari baje nyine bari nk'abantu bagiye mu birori urabona abantu bagiye mu birori babibereye mu mvugo z'isi bibereye mu gatwiko kabo ibintu byakomeye ngo ubu tugiye ngo kuhatwika ngo hashye kagira inkuru rero muzatwika ariko nawe bazagutwika mbona bari mu anniversaire mbona bari mu bintu nyine ukuntu bari kuganira nanjye nagendaga ndicara nanjye ndicara nanjye nari n'umushyitsi nari n'ubashywe nyine nkajya nirebera ibihabera ariko nyine nkabona urabona zino ndabo bajya bahereza abantu b'Imana izi ndabo ngo bakoresheje ngo ikirori izi zibayo nagiye kubona mbona umukobwa wari bakoresheje anniversaire bamwe muri abo ngabo ukuntu uwo mukobwa yari ameze kandi agakobwa gashororotse karekare mbona bagahereje indabo mbona barakagaragiye mbona kwambika ibintu by'amasaro ibintu nyine kwa kundi bagafotora nyine urabona hari ukuntu tuba dupostinga amafoto
tukayapositinga kuko yapositinga hari umuntu wakubuze tayari akakubonera noneho ubwo abo bakobwa barangije barashyushya bavuga ibyo byabo aho ngaho Imana irahankura sasa njya ngo mubwire ngo reka nze mubwire ukuntu tugana no ku musozo ukuntu nahise nyine none njya mubwire ngo ikuzimu ubwo najyaga nyine njyanywe n'uwo muntu none reka nze mubwire ukuntu nagiye ikuzimu njyanywe n'umuntu w'umukozi w'Imana ukorera Imana w'umuvugabutumwa umuntu w'Imana w'umurokore nk'uko waza unumiye narwaye ukaza unyiyambaza ngo nje kugusengera wowe utanzi bizi neza ko umuntu akorana n'umwuka mibi kugira ngo mbabwire ko abantu b'Imana mugiye musenga mugire iyerekwa abavuga ngo ri abavuga ngo wi abavuga ngo mvuko Uwiteka Imana avuze ujye umenya ngo rega nabo Satani yahamagaye bavuga mbese abo Satani yahamagaye barahanura n'ibintu bahanuye bibaho nta nubwo byawe naranzika kugira ngo wemere umugore araza hari kuwa gatanu njye nafashwe ari kuwa gatanu najya mu mubwire ngo Imana ikora mu buryo butandukanye iyo Imana ishaka kugukura mu ishuri inyura ahantu hakomeye cyane kugira ngo igutabare kukuka ngo nurwara ukumva utaragera kukuka kanyuma ukaba utaragera muri koma jya utuza kuko nagura urupfu narwose tukujya kubana bwa mateke iri viri rahindukira rijya inyuma ariko ari narahenganira n'amaji kamwe ngo Bibiliya yawe se mbiri hehe ngo Bibiliya yawe ngo turayifite kumbi nagiye gusenga mu rubyiruko Bibiliya ndayisiga wumvisha dayimo najyaga ndyama nyiseguye ubwo urumva nari maze gukizwa neza maze kumenya Yesu najya kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana kandi dayimoni baritinya najya ndyama nyiseguye badayimoni baza bagahunga bagashya umunsi umwe barambwira ati Bibiliya yawe nayifite umunsi umwe nza kurota ngo ntwaye igare rero sasa igare ngo ndagitwara ngo nari ndi mu rugo hanyuma ngo bagiye gusenga ngo noneho ngo ndangije ngo mfata igare ariko ngo bakaba bansiga ibintu byo guteka ngo ndangije ngo nanjye mfata igare ngo ndigendera ngo ndari nyonga koko ngo noneho ngo bageze mu rugo nyine babinjiye kuri gate ngo bari bazanye n'undi mushyitsi ngo nyengira ubwoba yuko ntatetse ngo ariko ngo mbwira ngo ndavuga ngo Mana we ngo mbabarire ngo nteke ngo bishye vuba ngo uyu mushyitsi w'Imana sinshaka kagenda atariye kandi sinshaka ko bari bunambwire nabi mwonzoze noneho bimaje kugenda gutyo nyine mu nzozi nibwo mu gitondo nahamagaye mukuru wanjye namwe ni mukuru konzi ko umunyamasengesho uwo ndusuri mukuru wanjye ko narose ntwaye igare ati kagira inkuta ati yewe ati nanjye narose upfa bahita basenga batesha agaciro ubwo urumva nibwo najyaga guhara ino bihindukira inyuma mu muhanda hano nationale hano nationale utaragera ku rusengero rwo kwa David abantu benshi barahaza noneho nyine mbikimara guhinduka mpita njya kuri posiste nyine mpamagara mukuru wanjye nyine ndambwira ni ariko nyine abantu nibabe kuko sinabashaga kugenda urumva nahise nibana ku buryo noneho ku murongo w'abadayimoni bakamugagaza ku buryo nakagurutaga gakura hasi naho mwamara abagabo 10 nabangaye amaguru aribana mukuru wanjye arasenga nyine abantu nibaye numva nyine nari baziko nibere kuri telefone sinavugaga nari ikindi kintu ariko arasenga isengejo ndibano nyine amaguru arabanuka zino viri rigaruka mu mwiva aho risanzwe riba ndangije ngeze mu rugo dayimoni irangariza ngo ati rero uyu munsi ugiye kugenda uteke ubabwire ko rwose ibintu byatunganye atari uyu munsi urapfa siko napfuye uyu munsi urapfa rwose hanyuma utegure neza ibintu byose ubikore atari kurajya gusenga ati ntabwo uri bugeyo uyu munsi turakwica saa 12 nari nsoje guteka saa 1:30 nibwo nafashwe nawe badayimoni ngiye kuzana tangawize urumva byo byene nabisoje ngiye kuzana tangawize mu kiremo cyayo nagenda akaguruka kibana kamwe kabanuka kandi kagahita gafata hasi akandi ubwo urumva nari umukobwa mwiza nari nzi gukora ibintu nabaga muri famille iyo babaga bamfite hanze rwose nta mpamvu yo kuza kwirirwa bavuga ngo baze kunkotora wapi uzi kugira ngo mbagereho nabagezeho saa 1 zuzuye mu nzu nyine aho bari narakinguraga urugi akaboko kakifata Imana narahuritse kandi yo kibanye nyine uzi kugira ngo ushake gufata ikintu byanga ngo dufite abantu barwaye paralize z'abadayimoni bakagira ngo ni paralize ari paralize z'abadayimoni ukuntu nyine wumva utuntu tw'udushanyarazi mu mubiri nari maze iminsi ntumva najya gukingura urugi akaboko kakibana najya gukingura akaboko kakibana ngeze mu cyumba rero sasa nyimara kuri dayimoni irambwira ati ikigusetsa abantu mu bana bari bose barasetsa bari buguseke dute tugusoza rega ngiye kubimubwira undi nawe ati subaye iki wafashwe ryari ndetse ko tutakuje gusenga gira ngo wenda nibyo ndi kugira ngo nje gusengara
umve abantu ko yego rero dayimoni nayo urumva ifite tageta bipinze agiye hanze kureba ibya nyine uko byagenda arangije arazasanga ndi mu bicu nari ndi hejuru cyane nigiraga niya abona ko ni izindi mbaraga ariko kwa yari Imana kuko iyo agomeza kuza kubishyira mu rwirariro bakagomeza kwifata ko byoroshye nari gupfa yego abademoni bari kunyica no yari Imana okay noneho bimaje kugenda gutyo avuye hanze arazasanga byarangiye dayimoni yamfashe saa moya byamvuyemo saa 8 nabwo byamvuyemo saa 8 bigoye nabwo ubwo bakujyanye gusenga cyangwa basengera papa waho yazanye undi muntu w'umunyamasengesho barasenga ariko dayimoni ikajya ngo situri bugende ngo mwebwe ngo muri abakozi b'Imana ngo turanabatinya ariko ntabwo muri bugende ntabwo turi buva ahubwo umuntu uri butujyane ni umuntu wacu dukorana nawe kandi nawe ukorera Imana mu rusengero ariko nyine bikavugira muri njyewe bo niba byumva dayimoni azubwenge ntabwo yakwimena inda noneho njyewe uko ndi gusakuza nyine ndimo kurira ahubwo nyine bikajya bivuga ngo nturi turakwica noneho nyine uzi ko ariko byagenze dayimoni arahanura cyane bandi barasenze ntibyakunda ariko kwari kugira ngo Imana inabare ndagira ngo nkubwire ngo ihanganire ishororema ugeragezwe wisakuza sinangombwa ngo uri kubisakuza ugamagara abanyamasengesho nawe ubwawe uri umunyamasengesho isenyera cyane Imana igihe cy'Imana nikigera cyo gukora izagutabara yego rwose cyakoze mu gihe udafite imbaraga ujye utuma abanyamasengesho baza gusenyera kuko hari n'andi makuru bakumenyera wowe utaruzi ariko Imana nikubwira ngo urugamba rukunyine ryo wumva ko rukomeye okay barasenga nkajya nca nkitumbagiza nkajya parafu bagaze abantu twahuritse tujya tugira n'inkovu tugenda nazo abadayimoni nyine ariko nyine ni kugira ngo tutazibagirwa tukavuga Imana uko tutayibonye ubu ntabwo nshobora kujya kwifata ngo mvuge ngo Imana iravuze kandi itavuze ubwo nanjye nabashaka gusubira ahandi kuko baramutse bangiye kumfata noneho bansoza noneho barasenga atereka titonda barahiye sindi bugende n'icyakoze uwo dukora nawe naza ndagenda umugore barambajya kuri telefone ubu dufite abakozi b'Imana bibera mu nsengero bakorana n'ikuzimu mbese bafashe ibyicaro tujyana abapasiteri biberayo nyine n'abantu nyine baba mama pasteur bibera ikuzimu kubera iki hari n'igihe uba utakagombye kujyayo kuko wariye ku mafaranga y'ukora na Satani ngo muri inshuti akayagwa akakujyanayo utabizi ukajya wisanga uri kurya ku mafaranga y'ikuzimu nawe icyo gihe uba umutima wawe ubu tugirira abantu bagira inshuti ngo nagupfira wowe upfira umuntu uri Yesu hanyuma afite ibyagushyizemo ntubizi wagushyiramo imyuga mibi ubwo ngubwo nyine dayimoni yanga kugenda dayimoni yanze kugenda ati reka bahamagara umukozi w'Imana babonye ati reka baramuhamagaye bamuhamagaye umukozi w'Imana ati ibintu birakomeye hano umwana ari badayimoni baramwishe mba mbyumva rega byose rego mu rwa badayimoni ibintu byose mbere yuko bamuhamagara bayabibonye gusa simba nibasha kubivuga baramuhamagara umuntu w'Imana araza ariko Mana ya mwabarokore mujye mugiriye reko umukozi w'Imana araza mu byubahiro rwose ngo aje gusenga akigera mu rugo mumereza icyuma urabona icyo cyuma we cya cyuma kibaga imbuto uri kubyumva cya cyuma kibaga imbuto zino za tamironi kinini ati mumereza icyuma n'inkota y'umuntu nabaho sindabona umusengesho usegisha icyuma yaragifashe akinera hano umunyamasengesho cyane kumbi dayimoni yamutumye amaraso yawe kumbi ari muri komisiyo abandi nabazi ngo umunyamasengesho bura rero abantu b'Imana iba abakozi b'Imana igihe batabara mutabizi ubwiye mpfa rwose kuko iyo ndamuka mpfuye bari bubafunge bakimaje kukimwereza njombi ikindi iri ry'inyara rihongora izo mbaraga n'abantu mumva nkoze munago umunyamasengesho ukoresha intwaro araza none se ko ari muri komisiyo kandi dayimoni aho yageze yabahuma amaso kubera ko kuko nta nubwo ari bo yabahumye amaso ubwo byari ishuri ryanjye cyari kugira ngo nzababwire ibiba nese ko mpamvu ngo abantu bagikuzimu kandi tujye tukabona n'ibintu biberayo mwagiye mu buryo tubabwira kugira ngo mwirinde hakiri kare arangije arakinera iri ry'iye ntabwo iri ndarigira ritameze n'ibindi
narirwaye amezi 4 narirwaye amezi 4 iyo giyo yaneraga nta nubwo mugo baryamaga. Abo bantu bari aho ntibibaza bati umuntu nago bibaho. Nakubwiye ngo hari ibintu mutarasobanukira. Nakubwiye ngo Satani ngewe hari Imana yagira ngo ari Imana yashakaga kugira ngo ngere. Hari Imana yagira ngo nzavuge nkura abantu mu gihirahiro. Suko abo bantu batari abanyamwuka. Ahubwo kwari kugira ngo nzababwire ibi ngibi mukomere. Nabo byari kugira ngo bazabone ko Imana ikora mu gihe gikwiriye. Nagira ngo mubwire ngo Satani ntari hejuru y'Imana. Kuko yaze ko hejuru y'Imana mba narapfuye. Ariko ntabwo byari byoroshye narapfuye ndazuka. Icyo cyuma kimara kukinera. Hari ku cyuma hari urumva habari kwa gatanu nari mbuje gusenga. Kwa gatandatu nirirwa gutyo. Ku cyumweru ibintu birakomera. Ku cyumweru ubwo mama aho nabaga bahamagara Mary wanje aho nabaga muri famille yitwa Light baza kusengera baza ari 3. Ahageze barasenga noneho baraje nari niriwe ndyamye urumva wese yarasenze ko yaraje kunyica ubu yaramaze gukora komisiyo yarangije aritahira cyakoze yahavuye ndi muzima twaranaganiriye ariko nyine kumva na bintu by'Imana ari kuvuga kumva ni marahanura rega araduhanurira abonye niyamanuriye yahanuriye mu rugo aho narindi harabahanurira abantu bababwira ku bintu by'impanuka ariko Satani ni umugome kwere arangije aritahira ku wa gatandatu. Ku cyumweru nibwo abakozi b'Imana baje bamaze kuza baje urumva baje yego baje ku cyumweru hanyuma nge nari nagiye kwa muganga kuwaga urumva uwo mugore yaraje akimara kuhava bukeye kuwa gatanu nyine bukeye bushyika kwa gatandatu nirwa ndwaye ndaremba hanyuma saa 12 bishyika saa 2 nza kwandika message nandika ndi gusezera ababyeyi ndi gusezera imanga yanjye iyo message ndacyayigira sinayisiba mu mateka yanjye ukuntu nasezeye babone ibintu none babone ni hatari babonye ukuntu nasezeye nyimara gusezera nyimara kwashyikiriza telefone nasubiye kuryama agatema gakubita umuntu aje kunasanga nafatanye n'ishuka asanga byarangiye Jose wapi sinavugaga dayimoni nari mirimo ati uyu munsi nubwo turakwica uyu munsi ni umunsi wa nyuma gusezera kandi ubwo dayimoni yagutsindiye uhita urimbuka Imana iramutsemeye ko witwa n'abadayimoni bakaba ari bo bakwica ugapfa nyine warwa uhita urimbuka tayari kuko Imana umuntu izarajya cyangwa izataba niyakwemera ko yitwa n'abadayimoni sinarimbutse rero okay noneho nagira ko ari ukujya ngo nzaze nkubwire ibi ngibi Satani uwo mugore nyine ku cyumweru abantu basisho baraza bamaje kuza yego barasenga ariko tujya kwa muganga ninjoro ku cyumweru ninjoro ko bamaze kuva abanyamasengesho umuwari urimo wansengeye yitwa Sengiyumva Fils twarasenganaga ndamukunda cyane Imana imumugisha hari abantu Imana yahaye Imana yaransengeye we akajya zimuza abadayimoni bandimo akamubwira wondi ibyo nabonye barabivuga bamaze kubivuga abadayimoni niwe nyine niwe bati umwana yarari kuzimu utise nimumvisha ko abadayimoni bivuga kandi nawe n'umwigisha avuye kuko iyo uvuye kuzimu ugaruka umuntu wenda mu minota 30 niba ugaruka umuntu hanyuma barabanza bamamazi ndanywa abantu ibintu by'isukari ko mbona batakaje imbaraga nyinshi iminota 30 ndase nyine mitamba muzima ndabaganiriza baherekeza nyine mbageza ku muhanda ariko nadafite akabaraga ariko umwe muri we yarasenze wari urimo witwa Donata aravuga ngo mu kigega hari pusi mu nyine umuntu uri gucunga amakuru yanjye uri kureba live uko ibintu bimeze bimaje kugenda gutyo nyine okay bandi kugera ku musozo ariko yego bimaje kugenda gutyo hanyuma hari mu masaha ya saa 9 ndagenda ndaryama urumva umukobwa mwiza ukunda gukora nakundaga gukora ahita nigira mu biro navuga muri ubwo burwayi nyine mu minota 30 mu masaha 2 nabaga maze kubona imbaraga ahita nigira mu mirimo y'abakobwa nyine barambuza ati wisura mu mirimo y'abakobwa baranagira ngo mubwire ngo nujye ufite agahinda nukajya kuryama ujye wica kuko buragahinda dayimoni akoreramo rero nahise njya kuryama numva nananiwe na za situation by'ibintu byambayeho n'abantu bansengeye ndi kuvuga ati sunzasubira gute ku rusengero numva nasebye nabuza aho mwe bati koko
nyine hari ukuntu nyine umuntu ubana n'ibyo bikomeye nyine yavuyeyo nyine atagira ikibazo cy'uko nazongera guhura n'abantu ndagenda naryama n'ibyo bintu byose dayimoni arongera aragaruka agarutse noneho aza ari mitanirwa kukoma noneho nibwo nasezeraga ngo ibintu abona ko bikomeye banjyana saa moya namaze gusezera nibwo nari maze gusezera bitabirangira down impita mvuga umuntu umubiri wapi inyama wapi nyine kuno nyine impita mpfa fuye bibatera ubwoba bahamagara umuyobozi w'umudugudu harimo umva byakomeje kwanga nyine bari no kunjyana kwa muganga nakora cyakoze bari bizeye bagomeza gusenga ko na mama yari afite amakuru avuga ati ndetse ubwa mbere bapfuye akazuka barasenga kubw'amahirwe y'Imana nyine bankora ariko bakumva wapa ariko bakaba bafite icyizere ko mpari hari ukuntu n'umutima hari agatsi kaba kagitera n'umutima udakora neza nyine ariko nyine ukabona ko umuntu atapfuye yego nubwo navugaga barangije babahamagara umudugudu ati rero umwana napfa amenye gutya na gutya muze mwumve nari kuvuga muze mwumva nari mutaza kugira ngo twabigizemo uruhare barangije baramfata ati rero oya ni mu mujyane kwa muganga bajyana no kwa muganga Kimisagara hano kwa Masera kubabigira banyejeje nyine byari byarangiye ndaryama bamwe bagize ko mwazanye umwana umwana ko tata ese aravuga ati oya ese turamuha ikinini gute ati ese umunwa arawubomora ati wapi nese turamuha umuti se basi gute nta kintu cyo bakora navuga niyumva ati wapi banyeganyeza Jose wapi mama amasaha 2 saa 3 tuhamagara ambulance firi baravuga ngo iyo bari bahamagaye wari ikibazo yari igiriye mu nzira hashize iminota ati rega ati burya narwari bamagara ambulance barahamagara ya modoka itwara imirambo bamujyane muri morgue gateze ko tubona none afite igisebe yabaye nyine barabihorera none bimajije kugenda gutyo ndangije tugeze kwa muganga barasenga ariko mama akaba ari ahantu mu bitare bya Mashiga yagiye gusenga ariko n'undi mukozi w'Imana bari mu rutsinga ntibazi n'ibyawe kuba banze kubibabwira kugira ngo tamukuru umutima barasenga bati nyine nibwo babonye bitebwo barabibabwira ati Jose yarangiye amaze kuva umwuka abantu ati hoya ati umuntu usinjye yumva ati gose Imana bimwe maze mu masengesho y'icyumweru Imana ikanyakiriza ko umwana wanjye yapfuye iyo ni inkuru ati iyo nkuru muyisoza bamwayiko ati mufite kwizera ati turagufite ati ni mugende muzane amazi mugende muzana amazi mu musenge nge mfite kwizera haleluya ndashimira na mama wanjye nuko bura kwizera kurema ibintu bifatika mama arato umwana mfite kwizera mugende muzana amazi ya niri muyagure muyazana none nyasengere ntabwo ndirirwa noteza ibintu by'Imana reka rero abandi Imana nusuga mbere y'abapfe kandi bamuvuze ko azakorera Imana ngo se bamuciye gute gusa aragukorera ibyo arasenga ati nzi neza kuzura ndaraza mu gitora muzuye nzi neza kuzura n'abapfuye Jose wanjye dusingize Maria agomba kubaho ati ayo mazi mwayazanye ariko atera ati nimwe yafata gutya mu mufuniko mu mutera ahita yikanga haleluya niko byagenze narikanze akatima karakubita akatima karatera kwa muganga avugirizwa impundu muganga ahita avuga ati none reka tuharire icyuma tugende musenge none kugira ngo akire neza baransengera nza kugarukira umuntu ambulance itaraza ubutabazi bw'Imana nawe yari wagera guteze iyo yiza bari kunyana mu mirambo kuko sinakoraga sinabanaga ariko Imana wiya hari kuza ambulance y'Imana ubutabazi bw'Imana haleluya noneho ndangije bigenze gutyo mama bane y'amazi tagaruka mbona ndi mu bitaro mbona ndi kwa muganga mbona ndano ndasanzwe numva ngize ubwoba bukomeye mbona nyine taranganya amaso baravati Jose ni wowe mbona imusozera bari ese mwabaye iki ni ngewe nisana wari uraza ati reka niboneraga ndahantu mu mwijima abantu nari nakubitwaga shamana rero igiye kuzimu baragukubita iyo dayimoni yagufasha gutyo none urakubitwa nakubiswe inkoni urumva ko kundi nyine bahabanye basengera arwaye basengera umusengera umuntu mumukubita buriya zira ngo ni mumukubita muramukubita na dayimoni gakubita dayimoni yigeze yavuga sinzi umunsi umwe bigeze bansenya ati yewe temurana namwicira ati turakica je nabo ngo nyine turataha nyine mu rugo basubiza mu modoka nta ndi muzima mbana w'Imana mva kwa muganga ndi muzima ubwo nyine dushima Imana yuko nakize byarangiye yo tugeze kwa muganga tuvuye mu modoka ipusi nayo rwose tukiva mu modoka ipusi irinjira itahana natwe wabyumvise itahana natwe
iragenda itayisubirira mu kigega noneho rero yaje ari umuntu wa nyawe mu gitondo navuye kwa muganga muzima ndi kuvuga ukuntu ngiye kubyuka nkakoropa vuba nkigira gusenga nkashima Imana naravuze ati ndi bubyina umuntu uri bumpagarike namwuka wera ngomba kuza uwo munsi n'umuntu uri bumpagarike n'ufite ikibazo ubwo numvaga ahantu mvuye nyine adasanzwe numvaga nyine muri mudo yo kujya gusenga kwa kundi basoza kuririmba numvaga nibwo meze nkabyina ku buryo nyine numvaga nyine ndayimunisha byageze hose ya pusi murinjirana ubwo urumva twavuye mu masaa 6 z'ijoro zikira saa 9 tagenda ndiryamira ndi muzima uwo mu mama sinigeze mubona ahubwo yaje mu pusi mu narangije aragenda ajya mu cyumba aho abana baryamaga mu gitondo agatima karambwira ngo ariko ndayimuniswa nari umugome ngo kingura kira cyumba ugenda ugiye mu ngiyeyo musangamo uwuhe mu mama ni wa wundi wansengeye wa cyacyuma ndangije musangamo musanzemo umutima utusubira hahandi disi uhita noneho mpita mpfa burundu ndapfa kuko bananjyanye bagiye bameze nk'umuntu bagiye gushyingura mu ntara n'utwanjye twose kuko bari babonye bavuga ati noneho turamujyanye wabo n'imirambo birarangiye uwo mubyeyi hari ku cyumweru naragiye noneho arambwira ngo sohoka sijye kunyingurira uzi ko nagiye kumukingurira navayo nkigera muri salo ndi gukoropa nkahita mpfira aho ngaho narakoropye reka da ifu nahise mpfa burundu noneho bitari n'ibyo kuvuga ngo barahamagara abanyamasengesho burundu banambikana mu ntara ndi umurambo navuga nakoma banjyana nyine bizarangiye Timoni muzi tugezeyo uko sinavugaga wagombaga kubayobora angeze kwa mukuru wanjye ni mu muryango tukigera Diamond muzi ihita ituro mu mama waho hasi ariko abana b'Imana iradukunda ariko ntiyapfa ariko urumva nyine Diamond kuko yari yababaye n'iki koko ndi bayitwikaga yagira ngo nyine itware nundi yego bahita banyura mu rugo baransengera bamara ibyumweru bibiri ibyo birarangira ariko nza kubona imirimo y'Imana hanyuma bari kunsengera muri cya cyumba babahetse Diamond ndi wa mama wamuteye icyuma nigeze umunyavuga butumwa ngorana nikuzimu kuko hari igihe nari ndyamye mukuru wanjye ari mu gikona atetse umugore araza aramuhangara ati niko wa mugore mukuru wanjye atabona yuko ankubita agatima nawe atari kubushoze n'ibyarangiye aje asanga byarangiye ariko umugore abanje kunyura kwa mukuru wanjye kumwiyereka aza amuhangaye ijwi riramubwira ngo ndi wa mama wateye Jose icyuma ngo naje kumutwara uyu munsi ndamutwara birarangira yego bimaje kugenda gutyo nyine okay cicumi barahangana barasenga Rusoferi Satani mwumva bavuga ngo araziritse uyu nahanganye nawe imyuka ye cyari yicana ku gasonga bwari inkoni ze narazikubiswe ndazizi abantu b'Imana mujye musenga muharanire kwezwa muharanire gukizwa neza iyi Imana izatugororera ukorera Imana nta kintu witayeho ukorera Imana mbese nyine nk'umuntu uzapfejo cyangwa nk'umuntu Satani ashobora guhiga kubera ko tuba dufite isezerano ry'Imana cy'Imana tuvuze ntabwo napfuye imaje kugenda gutyo ubwo byo bitabirangira hanyuma bwikuzimu navuye y'uburyo nyine nza kujya mu ntara mara ibyumweru bibiri baransengera nza gukira maje kuza gukira nza guhura n'Imana rero sasa gute ari nayo ari ngiyi naje kuvuga uri muvugira kugira ngo bakore mugerana mwumva ukuntu umuntu yavuye ikuzimu mwumve aho yamukuye nari ndi muzima njya gusenga ahantu ku rusengero ibunyonga haza umukozi w'Imana w'umuhanzi ariko ari n'umuvugabutumwa n'umuhanuzi aravuga ngo mu rusengero ari buze kubera ibintu by'amateka kandi ngewe nari nihanye kuva mu gitondo buri muntu Imana izatabara naye mu gitondo ni amabana Imana ngomba kwihana Satani nanye nshaka kukubabaza no ijwi riranambira ngo jya gusenga tujyana nibe biza none imbabazwa nuko batamanuye dese rero ngo nujya gusenga Imana nivuge hari byinshi yakoze kandi itavuze cyane ndababara ko batamanuriye nabwasuko ko ntanuweretswe ko njya ndwara abadayimoni niba ngo ndamure ku kiganza ankure wiyo myuka nabwo nibuze umuvuzi koko weretswe abaye uteretswe n'umuntu ndwara abadayimoni disi urimo hano n'ubu ngubu ko naje kugira ngo numve ko Imana nibura ikiza wiherezo nazongera kurwara ikabita bivuze ko Imana yateguye uburyo kiri buze kubigaragaza kugira ngo tuzavuge Imana dufite na gihamya
noneho bimaze kugenda gutyo ntibampanurira ndababara yo umukozi w'Imana asoje gusenga rero saa ndatangira niba nari ndimo ndabyina byahe ndatangira nigira gutyo natangiye mera guca nite ndabivuga ko nasoni bine haleluya anashima Imana kandi ko nyine ndatangira nigira mu rusengero ariko Mana hashimwe Yesu mu rusengero rurimo abantu nka 200 mu giterane haje umuhanuzi ukomeye umuhanzi urumva hari huzu ariko disi yari nta kintu natekereza bose nzabona umugabo nirirwa nitura ndavuga ni Mana uzibesha umugabo ndwara abadayimoni uzabume mu kiki ugomba kuzaba umugabo mwiza mbese nyine kigwara abadayimoni nakirwa Satani ahubwo ndi umwana w'Imana n'umukozi wa Kristo bimaje kugenda buryo baragenda bandambika hari ubutabazi bw'Imana nta n'umuntu wagusengera Imana iri gushyira bwiherezo nta nubwo bansengeye baravuze ngo nyine ngo Mana umuntu w'Imana wamusengera utamusengera apfa kuba Imana aravuze uzo ko barasenga nyine abazi sengesho ry'abadayimoni nawe urarize nta nubwo akagombye kugusengera uraho mu rusengero ariko n'ubwari ubutabazi bw'Imana ntago nari gutabarirwa mu cyumba abantu batari nagombaga gutabarirwa mu rusengero aho bari banyamishara kumukeka bajya barabantwikira nari ndiho mama wacu witwa Bujeniya n'undi mu papa umwe baba diakoni Shayimana iraganira hose mani kaba tugomba kugimbese uyu munsi niryo shuri ryawe rya nyuma nkumvira hanyuma ishuri rya nyuma rero kugira ngo utabarwe iyo ubutabazi bwawe bugiye kuza Satani n'ubuza mbere nkabona Satani ari kunkurura nshaka kunshyira mu cyobo nkabona nasubiye kuzimu nkabona ibintu biragume nkajya n'akamana waya ngwino nagira ngo nkubwire ngo buri hari ibintu dukora Imana izatubaza tutazi Imana igasakuzika kwihorera ariko kuko yakwemerera ubugingo itagukoza isoni irabuguha Imana kajimbwira ati humura kubitwa ariko ndagutabara ijwi nyine umukozi w'Imana yaza kureba agatambaro ubwo bari bamfutse Imana igatemera ngo humiriza uzi ko Imana avuga ijwi ryamwe ngo umuntu uri bukubyutse mu rusengero si uwo mudiyakoni si uwo mama wanyu ni pasiteri bwacu amazi ni pasiteri niba uri buguhagurutse uzi ko yaje kandi ijwi ry'Imana namwe ati akimara kuza uri bumuhanurire niko byagenze Yesu Kristo ariko nkabona ko Satani ari kundwanya nkabona uburyo arimo aranyweshebura nkabona noneho bimajije kugenda gutyo Satani baje kunyweshebura nyine ibintu biranga birakomera bimaje gukomera hanyuma bimaje kugenda gutyo Satani mbona Satani arandekuye maze kundekura ariko Imana irakubera kugira ngo ugere ko yo byose ubirebe kuko izine Yesu Imana kitagirwa n'ishingabo nyinshi niyo nka ikuzimu yarahagurutse zirwana na Jose hajya nkubitwa ubwo navuye aho ngaho nibura nataye nk'ibiro nka 5 kuko nahise nyuka nibiteye ubwo nkajya nsi urabona ututuntu twagahombogora nkabona karatunuye kameze gutya nk'umuntu ahasema urumva nyine urumva ibyo bintu nahaganye nabyo nyine nongeye kuza kugarura umubiri bigoye okay hanyuma Imana ahantu yahuriye nanjye rero nanjye n'uwo munsi muri urwo rusengero ariko ndi mu rusengero nabonye ibintu byinshi bikomeye ariko nagiye mbivugamo ariko bura n'ujye ujya gusenga ujye ugenda wejejwe ugende wezwe n'abari no ku cyumweru kuko bura mu rusengero habamo abarozi habamo abapfumu habamo abarangi habamo ingeri zose ziba mu rusengero bizo mbaraga rero zuwe n'iziri muri wowe utasenze utiyanye zijya muri wowe nawe zikagukukiramo kuba udafite n'utubaraga two gusenga nawe bimaze kugenda gutyo Imana iraza Imana rero bumva ijwi rigasi ntago yireba ariko bumva ijwi bona abamarayika haza umumarayika w'umwana bona azanye agatambaro n'agatambaro keza k'umweru n'akasakaviyete n'amazi mu gakombe mbona umumarayika w'umwana ashyize amazi ku gatambaro ariko haza nyine mbona ndyamye mu gituza cye nararize mama nararize ndarira Imana ngo rira aya marira n'aya mbere n'aya nyuma rwose ugeze ubona ndira njyewe sinarira usichora no kora n'amarira naho nahura n'ibimezo sinayabona Imana igojeje amarigoza ayigiye cyose nawe wageragezwa
naho ahura n'iby'isi bimeze gute ubusinari se warize reka nababara nkakubwira nk'umwana muri gusinara ko Imana yarayanyambuye kuko ayo narize yararebye irasanga arahagije ireba igasanga nina yarira iri kumbohora nzajya mpo umwanya marira kuruta uko nzaho umwanya Imana yego imyiza amarira noneho bimaje kugenda gutyo ke abamarayika nyine buramanagura amanabuye amarira ndarira anjyamisha mu gituza maze kurira narize nk'iminota 30 maje kurira haza undi mumarayika wa kabiri waraza aramubira aransuhuza n'umwana w'abana buryo bubaha umwana burandi rwose n'abantu bakuramo inda bajye bigaye ntabona ko ari umumarayika w'umwana mbona ari kumanagura mbona bari kunkura dusiripurize babiri haje 6 7 yego bose bangeraho bakajya bana bamaze kuvaho 3 haza abamama 2 bakuru baranganiriza baramugura baragine bame ikiganiro ndanezerwa mbona ndahantu heza mbona ndi mu mucyo mbona nyine ibintu bidasanzwe mbona ukuntu bamaneka ndakubwiye ngo ako kanya barabyinnye kugira ngo mubwire ngo nujya gusenga bakagwatereza gukoma amashyi nuko utazi cyakujyana nabonye uburyo kimwe ijuru bakoma amashyi mwuka warakinjira mu matwi yawe nico gihe bakomye amashyi gukoma amashyi gusa mvuga mu ndimi yo indimi ndazivuga bamareka bavuze voka uwo munsi navuze mu ndimi mwabantu b'Imana mwe nigeze no sinigeze nsenya Imana y'abantu sinigeze Imana yo kuvuga indimi navuze indimi ibintu birakomera ndazivuga maze kuzivuga birangiye rero haza umumarayika wake nyine mbona nyine haje undi muntu wa 8 mbona nyine amagurukije aranembereje yankize mu nyine yankize aho nkuko urabona mu rusengero buri abarema abamarayika bajya baza gutwara control nyine yego gukontorora nyine bakontorora uko abantu b'Imana bameze uko wicaye mu rusengero uko uri muri telefone uko uri bize cyane noneho umwe aranshinze atari ko wararangaraga wararangaraga muri telefone titari ikintu cyo kirego satani yakorese gikome numva ngize isoni ntabwo wemerewe nyine ntabwo wemerewe kurekarama ntabwo narekaranye birangiye na nyine numva umugabo ari umuntu ijwi ry'umugabo riri kuvugana nanjye humura mwana wanjye ndagukunda guhaye ubugingo bimaze kugenda gutyo nyine arabanza aranganiriza amama mu bita amagambo meza rero ujye usengera umuntu urwaye cyangwa se ubabaye jya ugerageza umubwire yihane namara kwigana umubwire ukuri kw'Imana muri ati kuva mu byaha niko nyine umubwirize hanyuma nurangiza umubwire ati Yesu azakugira neza uzabana n'Imana ibintu nk'ibyo niko Yesu nabonye niko mu ijoro bigenza bimaze kugenda gutyo birangiye okay umumarayika nyine numva ijwi ry'umuntu araza ati navuze Imana yaraje nyine ndetse ukuntu nyine ukuntu aba bamarayika bandeze ukuntu satani yambonye ngira ukuntu nigeze kwitwara nk'abanyamahanga kunambaye amapantaro kunambaye amarina sinarikarama ndatuza ariko Imana yabaga ibyo byose ndabikubabariye waye ubugingo boraho kandi waye umwuka wera irambwira ngo ibintu zose wabonye nta na kimwe kivuyemo uzabivuge ariko ndabivuga niko koza nyine ko yabwira urumva nuko nahuye n'Imana urabona bizari muri cya gihe cya covid mukuru wanjye yari yarasohotse musinye kumwe banze batarikinje inshinge za covid Imana irambwira ngo hari umumarayika wabitarigeze wiyandurishwe ibyo kujya gibigana ngo ni buri gukore mu rusengero abandi baraho ngo bazi ko napfuye wa uwo musi nahanuye mu rusengero navuze Imana najya mu rusengero ntabwo haba mu mwuka wera rero sasa harimo abantu ba satani nkuko navuze mbere umuntu araza nshira mu gutwi ngo ceceka dayimoni ngo dayimoni wari koma abantu barapfuye bamaze gupfa kugeraho umuntu Imana irabumva ngo Yesu dayimoni ashobora guhangara kuvuga izina rya Yesu ariko haleluya Imana ishaka ko natabariwe mu rusengero ariko bazanigaye nzavuga Imana kugeza gupfa kuko nzayivuga ngo ceceka ngo dayimoni banshira mu matwi ntibazi ko Imana irimo irakora ibintu bikomeye cyane Imana ikagivugana nanjye Imana ikagivugana nanjye ngo tuzasengera ndavuga ni nanjye umwongeye guhangana none rw'abadayimoni gusa nanjye umuntu rw'abadayimoni nashaka azaba ari hehe zihangana mugereho kuko iyo ndwara nayirwaye mbizi neza kandi Imana yamaye imbaraga zo gusenga rero
naho ngaho natabariwe, naho ngaho nahuye n'Imana, ariko buriya mu rusengero rwose hiberamo amakipe menshi. N'ujya gusenga utafite ikikujyanye ujye wigumira mu rugo, ushobora kujyayo abadayimoni bari bandimo bakamvamo bakagukukiramo ukabasigarana. ubwo se urumva nk'uko byagenze gutyo habuze abantu babegukana cyane, ntabwo babuze. Rero ndashima Imana, reka nsoze senga shimira Imana ko yabanye nanjye. Urumva ubuhamya ni burebure, ariko reka dushima Imana. Hanyuma ntabwo nashima Imana, nakomeje umuntu urwaye, nakomeje umuntu ufite umwana urwaye se, ufite uyu muntu icyifuzo, nagira ngo mukomeze mubwire ngo humura ukomere umutima, isaha y'Imana nigera uzatabarwa. Nkuko nanjye natabawe, nasengewe na benshi, ariko igihe cyo gukora cy'Imana cyari cyateranye. Igihe cy'Imana cyageze cyo gukora, ntabwo Imana ibisaba ngo baze bagusengere, naho batasenga Imana irakora. Rero nawe natabariwe, nagira ngo mukomeze mubwire ngo tuhumura ukunzuza umutima, Yesu azakugira neza. Hari akantu nashaka kubaza, ni nk'inama. Hari abakristo benshi usanga bakina amakarita ibisoro, wabagiriye ihe nawe kandi ari abakristo. Reka mbere ku bakobwa basuka n'abasuka, nanjye ibisuko narabisutse. Ibisuko narabisutse, dayimoni buriya nigeze gufatwa na dayimoni ndwaye ibisuko bari kunsenyera amasengesho. Abanyamasengesho baranandika baravuga ngo yakira tese kandi afite imisatsi yacu, yakira ataboshye imisatsi yacu natwe tuboshye, abantu bacu babaziritse baraboshye, neze n'uwacu kandi koko nasaga n'uwa nari nsutse. Urero najya mbwira abakobwa mwirwa musuka, bababwira ngo musuko ngo Imana izagusanga, Imana sizanyureye ko Imana ikorera mu bantu. N'abandi b'amaherena, n'abamaherena byambara, ariko ubuzi neza ko uzapfukaremuka ukajya kwa Satani, keretse niwemera guhinduka ukajya mu ijuru nyine, ukemera ukaba umwana w'Imana, ukihangana ugapfuka mukabwira Imana ngo Mana mbabara kubera ko napfumuje amatwi. naho ibyo bintu bawivugisha ngo Imana izagusanga. Hari ijambo Imana yegeze irumva abamarayika bandeze bambwira ngo ko narangaraga dayimoni, abadayimoni batsindiye ko narangaraga muri telefone, ko ayo maherena yabo nyiyambaye ntabwo byajyaga bimvamo, ntabwo byamvagamo. Ibyo byose byambayeho maze gukizwa, maze kwiyambura ipantaro. Ubundi nahoraga nsara, maze kwiyambura ipantaro, maze kwiyambura amasaro, maze kwiyambura amaherena, ibintu byose maze kubyambura. Nagira ngo mugire inama nyine, Yesu nakugeraho akakuganiriza ukumva ijwi ry'Imana. Ubu ngewe ndi umumarayika ndi kukuburira, ibi nubyumva uzigarure wihane uvuge ngo Mana nanjye dayimoni atazangira mfite ibimenyetso bye nkapfa. Abantu bakina amakarita rero, abakarita ntabwo ari byiza ko urabize n'amagambo aberamo, ko Bwana ngo yafashe iyi ngo seti, bagatukana, barya banarwana bakava. Noneho bamwe bakiri urusimbi bo baranicana n'ibyuma barabiterana. Kumbe hari Satani washakamo umuntu nyine, haba harimo umuntu abashaka no mpamvu ukunda kubona mu bintu by'ibisimbi, habamo amahane, ukabona umuntu yishundi, ukabona umuntu ajombye undi kofi. Nagira ngo mugire inama ngo ayo makarita ukina n'ikuzimu barayakina, uzapfa uzarimbuka. Nagira ngo mubwire ngo uhindukirira umenye ibikinwa n'ibidakinwa, kuko ndi mu ijuru nta mikino nabonye ikinirwayo, ariko kwa Satani nabonye iyo mikino. Mbona utubari mu ijuru, hibera abamarayika, hibera gukoramya no guhimbaza, nta bindi bintu bibayo. Ubwo n'abakobwa bambara amapantaro, urabona ko umukobwa wambaye ipantaro ubundi uri kugaragaza umubiri wawe, utera abagabo ubwibone, ukabatera kugira ngo bagusambanye, umwuka wo usambanye mbese, kuko wambaye umwambaro utari uwawe, wambaye umwambaro utari uwawe, bivuze ngo uwukuremo, wambaye ibyo ugomba kwambara. Ubwo niba wambaye kora, umuntu w'umugabo arakubona wambaye kora, nta rwara rengejeho umupira muremure, umutera akurarikire, ubwo nawe uri intumwa ya Satani muri make. Bivuze ngo nyine niba uri umuntu w'Imana ukabashaka ko Yesu azakugira neza, ukajya gusenga ngo Imana izaguha umugabo mwiza, izakubakira urugo, izaguha amafaranga, izaguze n'abakomeye, ibyo bizanyura mu guca bugufi. Hanyuma nugira no gutyo ukagira umugisha, uzaba ari gutunga iby'igihe gitoya ariko bidafite ubugingo, uzapfa ukarimbuka. Bivuze ngo abantu batajya bumva bavuga ngo Yesu azagusanga, ngo Imana izagusange gute? Se yagusanga gute? Kinyura muri ngewe kari ngewe waje kuko ngewe unyumve nkaho ari Imana iri kukuburira, ubikuremo kuko nanjye nabikuyemo mbona kubona Imana. Ubu yaba nkibyambara narumvira umwuka mba nanjye mba ndi ikindi kintu cyane. Sawa, shaka kumenya. Yego, Yesu aguha umugisha. Imana yarakoze, yakuye Jose hariya hantu, akaba ari umwana w'Imana ushobora gufasha abandi rwose. Mu buhamya bwe yakomeje avuga yuko ashaka gufasha abantu
ni byiza cyane pe, kandi satani arimo arakora, hari abantu benshi bafite ubwo burwayi. yego ubwo rero nkaba nsaba Jose mbere yo gusenga aha abantu nimero ye, uko yatabawe nawe ashaka gutabara abandi, noneho wabikora neza atari nka wa mugore wateraga icyuma. Yego, ubwo rero Jose abahe nimero, ni ukuri pe, kandi yiteguye kubafasha aho umuntu we yaba ari hose. murakoze. nimero yanjye ni 078 74 75 093. niyo ngiyo muhesha. Basubiriremo 078 74 75 093. Imana umugisha. Yego, dusoreze. Mana data wa twese, uruwe rumugira neza. Mana gushimiye kuri Imana ikora, gushimiye kuri Imana ikuri kuzimu, gushimiye kuri Imana itandukanya na karande, gushimiye kuri Imana itandukanya n'imyuka yo mu isi, gushimiye kuri Imana itandukanya umuntu n'abarozi, ndagushimiye kuri Imana yabanye nanjye ukandwanirira, kandi gushimiye kuri Imana ibyo byose yemeye ko bibaho, ukemera ko abo barozi babaho. Hanyuma ndasenze iri sengesho kugira ngo rigere ku muntu waheranwe n'agahinda, uwo nguwo nawe uri mu buzima nabayemo, kugira ngo ikiganza cyawe gikiza kigende kimugereho, akire mu izina rya Yesu. Ubohora abantu b'Imana, kuko satani aratuboshye muri iyi si, ariko nubwo satani ari umurwanya ntago ari umunesha. Ndasenze kugira ngo uwera wa Isirayeli, imbaraga z'Uwiteka Imana zibohora zigende topera sinema, zibagereho zikora ikintu cy'umumaro, kandi topini wayasire redo biniwi giganza cy'Uwiteka Imana. Iyo ngiyo nabonye yankuye ikuzimu ikanandukanya na karande. Uyu munsi hari abantu baruhijwe n'ububata bwa satani. Uwera ndakwinginze kugira ngo ugende ubagereho, ubahe ihumure, ubahumurize, ubagirire neza, kuko uri Imana yera. Nagushimiraga ko wandinze, kandi wabanye nanjye ukandwanirira. Y'umunsi wa none ndi umukobwa mwiza uhamya aho nanyuze, uvuga ko Imana yankuye. Nanjye niyo mpamvu hari barumuna banjye cyangwa se bakuru banjye n'abasaza banjye na ba mama bacu na ba papa bacu bazatinyuke reto pini wayasire, baze bavuge aho Imana yabakuye, kuko ubuhamya bugira umuntu aho bukura umuntu ukajya nawe umuvana. Urakoze kumvisha isengesho mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Yesu aguha umugisha Jose.